naho kuvuga ngo umuntu yagiye kugukorera deliverance muraryamanye none se ari wowe nawe muraboshywe. Umuntu uri mu mwuka agiye kwapurika ibikorwa by'umubiri, uwo mwuka haryo uraza ryari. Ni bimwe tujya tubwira abantu ngo iyo ndi mu mwuka ngo mbameze gutya, bamenye iki ko gusambana ari ukugirana isezerano n'uwo muri gusambana. Ko gusambana ni igikorwa kiba spiritual, no mu mubiri biba direct, igikorwa kibera rimwe. Ko ni igikorwa cy'umubiri n'umuntu w'imbere. Niyo mpamvu Bibiliya ivuga ngo bikorerwa imbere mu mubiri. Noneho icyo kirere cy'umuntu w'imbere, reka nkoresha iki kinyarwanda, usa n'uwizihiwe aho muri iyo dimension yo kwangirika k'ubwenge bwakujyanye muri icyo gikorwa bukakuyobora bukubeshyamwe uburyohe wumvayo. Ni nacyo kirere cy'amarangamutima y'umuntu w'imbere. Niho umuntu w'imbere ashobora gusabanira n'imyuka mibi cyangwa gutandukanira nayo. Rero iyo uri hariya abantu bakunda gusambana, uba uri gusangira imihango y'imigenzo uwo muntu yakoreweho, uba uri gusangira nawe iyo migenzo. Noneho mu kinyarwanda mutekereze ko babyita gusambana. Icyo kinyarwanda uracyumva? Ni abantu babiri bahuye bagafatana bose bagasamba. Reka nongere mbasuzire mbahe ikaze mbifurize amahoro y'Imana ahantu hose mherereye. Reka twizere ko mumeze neza cyane. Niba ari mu gitondo nizeye ko uyu munsi uze kukubera mwiza, niba ari nimugoroba kandi nizeye ko uri buze kugira ijoro ryiza. Iyi ni Impemburo TV, ni igihe cyo gwemukana gahembura abandi. Ntabwo turi twenyine, turi kumwe n'Umukanguzi TV cyangwa se ijwi ry'umukanguzi. Amen. Muraho neza? Turashima Yesu Kristo. Amakuru kimumeze muti? Namahoro, Imana iraturinze. Ubugingo ni buzima, ariko kandi n'umubiri ni muzima. Kirenze kuri cyo dufite ibyiringiro byo kubona umwami Yesu agaruka. Yego, turanezerewe cyane kubana namwe. Tubaha ikaze ku Mukanguzi TV ndetse no ku Impemburo TV. Imana ishimwe. Yego, baneho no gusuhuza abadukurikiye. Ku Impemburo hari haciyemo iminsi kandi no ku Mukanguzi tubasuhuje ku bwa Kristo Yesu umwami wacu. Amen. Amen. Yego, uyu munsi rero tugize umugisha wo kubana namwe. Hari ibintu nka bitatu cyangwa se bine numva nifuza ko muza kudusobanuriraho cyangwa se kutubwiraho mafiteho confusion, ariko ndekeza ko n'abantu benshi bazifiteho confusion. Icyambere ni ikintu cyitwa deliverance, gukorerwa deliverance. Nkibaza ngo ninde uyikorerwa, ese ayikorerwa ryari, ese deliverance ubundi iremewe? Ikindi cya kabiri ni terme imaze iminsi ikoreshwa muri social media yitwa ibisambo byibisha Bibiliya. Nkibaza ngo ese umuntu afite Bibiliya yitwa igisambo ati, ese yibisha Bibiliya ati? Nabyo nkumva ni ibintu ntari gusobanukirwa neza cyane. Icyo ni icya kabiri. Hanyuma icya gatatu, nkongera nkibaza ngo ubundi umuntu ashobora kubwirwa n'iki ko umuntu ari umutubuzi mu buryo bw'umwuka, cyane cyane muri abantu bajya bakwa ibitambo cyangwa se bakakwa amafaranga ngo bajye kubasengera bazamukira imisozi. Hasigaye kimwe warutubwiye bine, ikindi kimwe kiraza kuzamo hagati. Duhere ku kihe dusubiza? Ndagira ngo mubanze mu dusengere wenda mbere ko dutangira kino kiganiro. Yego, turagushimiye Mana yacu, tugushimiye ubucunguzi bwawe twaboneye muri Kristo Yesu, bwatubohoye ingoyi zari zituboshye, budukura mu bubata bwa Satani. Uratwiyegereza tubabana mu rugo, duha umwuka wera nk'ubuzima, uduha ubugingo nk'imibereho. Turagushimiye, uduhaye umwanya wo kugira ngo twature impamvu z'ibyiringiro byacu, dusangire na bene data ijambo ryawe. Reka dukangure imitima yari isinziriye kandi uhembure ubugingo bwari busaye. Wongere wubake imitima y'abantu bawe ku rufatiro rw'agakiza, abari baraguye babyutswe n'ijambo ryawe, kandi intama zazimiye wongere uzizane, kuko intambwe yawe ni ndende. Ushingura rimwe ukagera ku ushaka kugeraho, kandi urambura ukuboko ugasohoza imirimo y'ineza ku bantu bawe. Izina ryawe nirihimbazwe. Uyu mwanya turasenze, dusengeye abarwayi, dusengeye abababaye, dusengeye n'abishimye kugira ngo urinde impamvu y'umunezero wabo, kuko twabonye hari abantu bishimira mu mubabaro w'ibyaha bakajya kurimbuka.
baruhuka kandi umunezero bawugereranyaga n'indi minezero. Reka ngo usabe bishimire ubugingo bwabo bubone kubyibuha kugera ku munsi wo kuboneka ko kuza k'umwana w'intama w'Imana. Turagushimiye bana natwe muri iki kiganiro, uyobore Vitali, uyobore Hori, uyobore Chris na bene data uko bari mu izina rya Yesu Kristo, kugira ngo buri muntu wese ukurikiye iki kiganiro ntahomberwe, yunguke umwuka w'Imana abe kuri we, ijambo ryawe rize kuri twebwe rigwire, kugira ngo icyo ushaka ko abantu bumva ari cyo bumva, bibe bityo ku bwawe Yesu Kristo, amen. Yego, twahera ku kijyanye na deliverance. Iyo tuvuga deliverance, iyo tuvuga deliverance twavuga ko ari ukubohoka k'umuntu w'imbere, nubwo atari umuntu w'imbere gusa n'uw'inyuma. Ntabwo umuntu yakumva deliverance atarumva karande. Reka tubwire ngo utabyemera ni amahirwe kuri we, kuko ikintu iyo kikuriho umenya ko gihari kandi wemera ko gihari. Hari ibintu abantu benshi batazi kuko bitabariho, ntiwicire urubanza cyangwa ushinje twebwe, wenda yo ni amahirwe yawe. Imana ishimwe. Karande twabanje, hari ibiganiro twakoze byayo, tubona ko ari uruhererekane rw'amasezerano avumye rubaho umuntu atarabaho. Noneho iryo sezerano rikaba ryarakozwe n'abakurambere bacu, ba sogokuruza cyangwa ba sogokuru, kandi hari karande mu buryo bwinshi. Iyo umuryango umuntu avukamo, aho akorera cyangwa aho avukira nk'igihugu, ko n'igihugu kiratangwa, umuntu akavukira mu ntego y'uwagitanze. Hanyuma hari n'igihe ushobora kujya gukora akazi nyirako iyo bizinesi yarayimuritse, noneho wakinjiraho akaba ameze nk'uri kugupresenta muri bya bigirwamana runaka, ugahura n'izo ngaruka. Rero deliverance iza ari ukugutandukanya n'ibyo, ni ukukubohora izo ngoyi waboshywe utabizi, ariko ukaba uzi ko uzifite cyangwa unabona ingaruka zazo. Rero mu magambo make numva ari gutyo navuga ko deliverance irakenewe, ni ngombwa ku muntu wumva aboshye. Ariko kandi hari n'igihe umuntu abaho mu buzima buboshye ntamenye ko aboshye, ariko kandi atari uko bitagaragara, ari uko amaso yatareba. Ko Bibiliya ivuga iki? Iravuga ngo bafite amaso ariko ntibabona, bafite amatwi ntibumva, n'amaboko ntibakorakora. Hari igihe umuntu abaho mu buzima busa naho akwiriye kurandatwa, bakamufata bakamuyobora. Nk'urugero, hari igihe umwana aba afite izo ngaruka za karande, bikaba ngombwa ko asengerwa n'ababyeyi. Deliverance ni ngombwa, numva mu magambo make ari gutyo nayivuga. None se uratubwiye ngo umuntu wese uboshye aba azi ko aboshye. Ubundi ninde muntu ukora deliverance? Umuntu ukora deliverance, of course ko umuntu uboshye atabohora abandi. Deliverance ikorwa n'umuntu wabohotse, ariko kandi akabiherebwa ububasha n'Imana. Nta muntu uhunda ububasha bwo gukora deliverance, ahubwo Imana niyo isigira umuntu kubohora abandi. Ku ijambo ry'Imana riravuga ngo ndabivuga ntinya ko bisigaye byarabaye rusange. Hari n'insanganyamatsiko washyizemo isa n'ituma umuntu atsikira, abantu bibisha Bibiliya. Ntabwo buri muntu wese yemerewe gukora deliverance nubwo abikorera mu izina rya Kristo, ahubwo umuntu ukijijwe wirinda mu mico no mu myifatire, juste mu magambo make ya Bibiliya, mu migenzereze ye, utunganye mu migenzereze, kandi uzi icyo akora, uhagaze mu mwanya nk'uko Kristo yakabaye ahari, niwe ukwiriye gukora deliverance. Yego. Ariko kandi uwo muntu agomba kuba afite umutima utari uwo gukunda impiya. None se bisaba iki kugira ngo umuntu akorerwe deliverance? Bwa mbere ugomba kuba wemera ko uboshye. Ushobora kuyoborwa n'umwuka umuntu wayigukorera, cyangwa se ukabwirwa na mugenzi wawe aho yayikoresheje, bikaba byaba iyo nzira. None se ko tujya tubona wenda
tugasanga abantu batse ibitambo kugira ngo bakorere abantu deliverance, cyangwa se ugasanga ni bya bindi bahuza na ririya jambo rya Aburahamu ajya gutamba Isaka rya Elisa ajya kuzura akana, bavuga ngo bakora deliverance nuko baryamana nabo. Ya umubiri ku mubiri. Yego. Ese mu by'ukuri iyo nayo iri muri step ya za deliverance, nabyo birashoboka kwa cinara Yesu. Okay, nawe Imana ikubabarire ahari usa n'ubarije abandi niba atari ugutebya, ariko ikintu gihari agakiza ni intambwe nk'uko umwana avuka. Iyo umwana avutse hari intambwe atera z'ibyiciro runaka mu buzima kugira ngo abe ari umuntu mukuru agere ku gihagararo cya Kristo. Muri deliverance ishobora gukorwa n'umuntu wakijijwe ntarerwe, akayikoresha amarangamutima ye, ariko akihutira kuyikora kubw'inyungu z'ibyo bitambo ashakamo. Ariko kandi nababwiye ko umuntu wemerewe kuyikora agomba kuba afite umutima utari uwo gukunda impigi. Noneho iyo ari umuntu utararezwe ntabwo yashobora kurera undi no kubohora undi muntu. Muranyumva icyo nshaka kuvuga? Hakabamo ikibazo cy'uko reka nivuge mbikore muri rusange n'ubwo icyo cyasha kitandiho, cyo kuba ababwirizabutumwa. Iyo tuvuze ababwirizabutumwa, abapastori, abashumba, abapotre bari muri icyo cyiciro, ko bose nivugabutumwa. Bikaba ko abavugabutumwa badakunda ubugingo bwabo bajya kubwiriza, ahubwo bakunda umutungo wabo bajya kubwiriza. Iyo bakunze umutungo wabo bajya kubwiriza bakora deliverance nk'amahame, ntabwo bayikora nk'ihishurirwa. Iyo uyikoze nk'amahame uba ufite ibintu ngenderwaho bihoraho ukwiriye gukora no gukoresha, ariko iyo uyikoze nk'ihishurirwa ubohora haboshye, kuko ubutumwe n'Uwiteka. Rero kuvuga ngo bagendera ngo mubiri ku mubiri, nta mubiri ukorera undi deliverance. Dayeri n'umuntu ukora deliverance agomba kuba atari mu mubiri, kuko n'uboshywe ukeneye deliverance nawe ntabwo yabohewe mu mubiri. Iki mukibuke ko twavuze ko ari uruhererekane rw'amasezerano, sibyo? Avumye rwakorejwe n'abakurambere bacu bagirana n'imyuka mibi. Niba ari imyuka mibi wowe yuje ku mubiri, nubwo n'umubiri hari aho ubohorwa kuri deliverance, ariko ntabwo ari uburyo bwa raporo sexuel, ko uwo muntu nasutyo ntakwiriye no kuvuga mu izina ry'Uwiteka, ahubwo akwiriye kwatura mu izina ry'Uwiteka, akihana mu izina rya Kristo, ahubwo ntakwiriye gusengera abandi. Kuko erega vita ntabwo gusambana ari ugupfa, ntabwo ari ukugwa, sorry, ni ugupfa, ni ubuzima butariho. Ko ahubwo n'abantu badukurikiye bamenye iki ko gusambana ari ukugirana isezerano n'uwo muri gusambana. Ko gusambana ni igikorwa kiba spiritual, no mu mubiri biba direct, igikorwa kibera rimwe. Ko ni igikorwa cy'umubiri n'umuntu w'imbere. Niyo mpamvu Bibiliya ivuga ngo bikorerwa imbere mu mubiri. Noneho icyo kirere cy'umuntu w'imbere, reka nkoresha iki kinyarwanda, usa n'uwizihiwe aho muri iyo dimension yo kwangirika k'ubwenge bwakujyanye muri icyo gikorwa bukakuyobora bukubeshyamo uburyohe wumvayo. Ni nacyo kirere cy'amarangamutima y'umuntu w'imbere. Niho umuntu w'imbere ashobora gusabanira n'imyuka mibi cyangwa gutandukanira nayo. Rero iyo uri hariya abantu bakunda gusambana, uba uri gusangira imihango y'imigenzo uwo muntu yakoreweho, uba uri gusangira nawe iyo migenzo. Noneho mu kinyarwanda mutekereze ko babyita gusambana. Icyo kinyarwanda uracyumva? Ni abantu babiri bahuye bagafatana bose bagasamba. Noneho ntabwo bibaye igikorwa cy'umuntu umwe, ni babiri bari kugira gute? Bari gusambana. Uzi uburaya mu Kigiriki babyita ngo iki? Babyita ubwiherero rusange.
uburaya indaya mu kigiriki baravuga ngo ni ubwiherero rusange, ni public toilet. Noneho reka nse n'ukoresha iki kinyarwanda, nagiye ngenzura cyane nsanga ku ijwi ry'umukanguzi nta bantu bari munsi ya 18 batureba. Iyi njya mbibonaho, sinzi ku mpemburo uko biri. Reka nkoresha iki kinyarwanda. Umugabo wasambanye kubera mayindi ntashobora kurangiza atari muri rya sanzure. Noneho umukobwa we n'icyo gikorwa kitamubaho, niyo atarangiza, niyo ataryoherwa, niyo yaba atigeze ajuwe iyorore ari iby'umuhango, hari icyo bamusigira. Wenda bakuru bumvisha icyo mvuze. We hari icyo bamusigira. Iryo ni isezerano riba hagati ya babiri, mugasangira imigenzo n'imihango yabakoreyeho. Icyo gikorwa cyanyu kezwa kikabatandukanya n'iyo mihango n'imigenzo yabakoreweho, iyo ari isezerano ry'icyo gikorwa ryejejwe. Niho Bibiliya yavuze ngo kurongorana bibe kwera kubahwe na bose. Ariyo mpamvu tujya kubasigiwe kweza uwo muhango, bakeza icyo gikorwa mugiye gukora. Yes. Naho kuvuga ngo umuntu yagiye kugukorera deliverance, muraryamanye, none se ari wowe nawe muraboshywe. Umuntu uri mu mwuka agiye kwapurika ibikorwa by'umubiri. Uwo mwuka haryo uraza ryari? Ni bimwe tujya tubwira abantu ngo iyo ndi mu mwuka ngo mbameze gutya, ariko se ubundi uvamo gute? Bibiliya itubwira ngo dusengeshe umwuka iteka. Hari abantu bagiye kuvuga ngo ntibahora mu mwuka, niba utanawuhoraho wo uguhoramo. Niba wowe utawuhoraho wo uguhoramo. Rero ni wumva utawurimo nawe utakurimo muvandi. Aha, murakoze. Ubwiyo wowe kwimutsemo ntubukira ubuturo bw'Imana. Iyo utari ubuturo bw'Imana buri umwanda wa Satani, reka mbyite gutyo. Ya rero ntabwo gukora deliverance ntabwo ari raporo sexuelle, ntibinabamo, n'icyo cyiciro ntikibamo, ahubwo ni ubupfu bw'uwo wasanze agufatira muri dimension y'ibyakuboshye, akwemeza ibyahereye ku ngoyi yawe, ukabyemera bitewe n'icyakubase, ukisanga muri iyo shusho, ariko siko babohokamo. None se muri deliverance amavuta urayemera? Amavuta ndayemera. Ntaravuga ku mavuta, reka nsubira inyuma gato. Umuntu wakorewe deliverance n'umuntu utarabohotse, iyo avuye muri deliverance, ikimenyetso cy'uko uwayigukoreye adashyitse, urota nabi. Igihe utarotaga inzozi z'ubusambanyi uhita uzibona, kuko ariya mavuta musigwa n'abantu babasiga amavuta. Amavuta ndayemera 100%. Ariko amavuta musigwa mukayasigwa n'abantu badatunganiye Imana, aguhindura imbata y'icyo washakaga kuvamo. Ni nk'uko nyine waba, reka mvuge, naba nakwibye we Vitali, nakwiba ngacika urugo rwawe, nkagwa mu biganza by'umuzamu gucungira ibyo nibye, akungarurira utakingirira icyizere, ukankoroniza biruta uko wankoronizaga. Kuko abo babasiga badatunganye bakorera se Satani. Yes. Kandi amavuta uburyo asigwamo, umuntu yasigwa niwe ubisaba gusigwa, kandi hose ntabwo ugusengera yemerewe kugusiga. Ugusengera yagusiga ku mukondo, niho deliverance ikorerwa yo kwitandukanya n'umuryango uvukamo. Yagusiga ku birenge, yagusiga ibiganza, yagusiga amavuta mu ruhanga. Ibindi bice byose aguhesha ubudahangarwa, agasengera ya mavuta, ukayisiga wowe ubwawe.
ntibababeshye ngo aragufata ngo agusige aguhesha ubudahangarwa ko amavuta yasengewe warangiza ukayisiga. Ntabwo ibice byose bikorwaho, no, ntabwo ariko bigenda. Murakoze. Hari amatorero cyangwa se amadini amwe n'amwe atemera ibintu bya deliverance, biterwa n'abayabwirije. Wari ugiye kuvuga hari n'andi abyemera, hari n'andi abyemera. Urugero nkatwe mu itorero rya ADPR ntago twemera amavuta. Amavuta tuyita umwuka wera, kuko ADPR ibwirizwa kubohoka kwayo kwari amavuta ariyo y'umwuka, ntabwo yari amavuta yo gusigwa nka oil bagusiga gutyo, no. Kandi koko ukurikiye ubutumwa barabohotse barabwiriza, ubutumwa bugera hose, Imana itanga ingororano z'agakiza. Ariko mu nyumve, uko umuntu yegereye Imana niko Imana imwigaragariza. Abantu babonye umwanya wo gusenga, arasenga pe, Imana ikabana nawe, ariko hakaba hari igice akenewemo kubohorwamo. Abantu bose ntibaboshye, abatarasizwe bose nta rubanza, n'abasizwe nge nta rubanza mbashyiraho. Kubera iki? Abasuwede babwirije ADPR baje nk'abamisiyoneri bo kubyara itorero rizabwiriza ayandi matorero. Ntabwo baje nk'abakora ibitangaza bihesha abantu kwizera. Icyo mumenye kugitandukanya vita. Noneho abatwita aba born again, ese ujya umenya ko mu Rwanda icyo cyiciro gihari? Aba born again, aba born again ni aba ngo bita ngo nayinzaduka. Ese iri tari caci ni irihe? Naya abantu bita ngo nayinzaduka bakiriye agakiza nyuma, reka tuvuge nyuma ya jenoside. Ayo madini yashinzwe bayita ubundi amadini y'inzaduka, ariko nta n'idini ritari inzaduka. Yego, nta n'idini ritari inzaduka. Wenda se dutoreye twavuga katolike, ayandi nkomoko yayo yose twagiye tuyamenya. Anglikani yavuye kuri katolike bikozwe n'abari Canterbury mu Bwongereza. Islamu ni yejo bundi nyuma y'Ubukristo, ko Muhammad yatangiye ivugabutumwa nyuma ya Yesu. Abadivantiste bari abamiririste ku bwa bamireri, bitwa advented, abategereje. Nyuma biraza abatemwe de Jehova bari kwa Roseri, bava kuri Roseri bitwa gutya. Ababiranamu ni kwa Biranamu nyine, n'ubundi nawe ari Roseri na Biranamu bari abanyamerika. Yose ni inzaduka. Ahubwo yadutse aza gukora iki? Kuko ibintu byinshi ni inzaduka, niko bigenda, isi igenda igira udushya. Yego, ikibazo si ikizanye iryo dini, ahubwo ikibazo iryo dini rikora rite. Sibyo? Nubwo nabwo mu buryo bw'iyobokamana, mu mategeko agenga amadini, burya nta muntu bimira bitewe nuko ayoboka, keretse mu Rwanda dushyiramo umuco. Ngira ngo mwigeze mwumva umuntu wari ugiye kuzana idini ya Satani. Ko abantu badukurikiye barabizi ko hari amadini amwe namwe mu bihugu bimwe na bimwe basenga mu izina rya Kristo, bagashyiramo pause, abantu bakajya kunywa inzoga, bakajya kunywa itabi, bagasambana, bakongera bakagaruka mu rusengero. Abari muri Hollande barabizi, bamwe kuri Pasika igihe twebwe twizihiza, bamwe baba bafite inkwavu. N'abantu bigirira imigenzo myinshi. Twebwe turareba amadini make, hari n'andi, hari n'iryo nabonye Kilimanjaro hano muri Kenya bise come back to in Eden, basenga bambaye ubusa. Amadini y'inzaduka, icyo si ikibazo. Hari n'iryaje mu Rwanda bari kutubwira ngo dusubire ku mana ya gakondo, uretse ko gakondo nta mana igira, nuko nabo bakoresha ikinyarwanda batazi, agashyiramo ubuhanga avanye hanze, agaprofita ubujiji bw'abari kubwiriza ngo nimureke Kristo ngo ni imana y'abazungu, kandi ari muri studio n'ubundi y'abazungu, ari gukoresha microphone y'abazungu.
bakatuyobora mu migenzo n'imihango n'ibiki. Wareba iyo mana bari kutubwira ngo ni ya gakondo, abadukurikiye reka mbisegureho, nyamara ugasanga twebwe iyo turi gusenga yabayeho mbere y'uko uko Afurika yagiye yaguka turabizi, muri histoire abize histoire barabizi. Yaguwe n'abantu bari bagiye gushaka urwuri rw'inka zabo, bari bavuye he? Abandi bari abacuruzi bigira gushaka imari, bagera ahantu runaka bagaturaho bakagira bateze urwari urwuri. None abo bari abashumba bashaka urwuri bari bafite imana. Iyo ni imana rurema, imana itangira kwande. Ariko twagendera muri iyo myemerere n'amadini, ugasanga idini ryo riraje ritari tugonga rikadukonfuzinga, bigatuma tutamenya ngo turahitamo iki. Abantu badukurikira twabigishije ubukristo n'idini kubitandukanye. Idini ni inkota yica ubukristo, ubukristo ni inkota ibagira ubuzima idini ngo ribeho, rivemo ubuzima. Kuko itorero rya Kristo ni ubuzima bukomanga ku rupfu ngo urupfu rubone umuzuko. Niyo mpamvu rero imihango n'imigenzo by'amadini umuntu biyoboka abahushije ubukristo. Ariko kandi igitangaje, kuko uzarebe iyo bari kubaka ibibuye biforomye nabi bidafite ntuze, nibyo babanza hasi, kubita hasi mu musingi. Uko igenda itumburuka niko bagenda bashaka ibuye rifite ubwiza. Abafundi cyangwa abayinjiniya barabizi. None iyo babanje bagiye bashyirayo mabuye afite ubwiza, niko natwe byagenze mu buryo bw'amadini. Twabanje imigenzo n'imihango, noneho tugenda dushaka utuntu dusigiriza dukurura abantu. Ariko kandi bibutse ko nta dini rijyana umuntu mu ijuru, ahubwo rigukingiriza imana, ari kwigisha kuriyoboka kugira ngo utagera ku mana. Niyo mpamvu abantu benshi bazi ngo mushumba atagusengeye imana ntikumva. Murakoze. Kuba rero idini rifite ibyo ryemera, itorero rikagira ibyo ryemera, si ikibazo ku myemerere yawe, kuko wowe uriwe. Asante. None se wenda tuvuge nk'abantu babarizwa mu idini ritemera ibintu bijyanye na deliverance, ntibashobora kugira ibintu runaka bibaboha cyangwa se bakaba mu buzima buboshye bitewe n'uko bari ahantu batabyemera? Of course birumvikana, ariko kandi ese wagize ngo umuntu uri mu idini, ikitwa idini ni imigenzo, amahame n'amategeko, icyo twaragisobanuye. Umuntu uri mu idini ubwe nawe akwiriye deliverance. Umuntu w'umunyedini nawe akwiriye deliverance, akwiriye gusengerwa ngo abohoke iryo dini. Yes. Idini nayo ni ngoyi. Ariko muzi ko ibyago dufite mu isi kuruta ibindi ari abantu bari mu idini bayobotse imigenzo y'idini kuruta uko bayobotse Imana. None se ubundi dore ikintu gitangaje, mu gihe nkoreshe gutya, idini iryo ari ryo ryose, imigenzo n'imihango, ibyo baziririza babikreya kugira ngo babone inyungu zabo. Reka mvuge ngo idini ni koloni, imigenzo n'imihango ni uburyo bwo gukoroniza abantu, kuko nta bwami butagira abagaragu. Rero iyo ubwami bushaka umugaragu burema amategeko. Iyo buremye amategeko buba bushyizeho inzira yo kuyobokwa. Ariko kandi inzira y'idini ntabwo inzira y'agakiza, ntabwo ari imigenzo, ni Kristo. Impamvu idini naryo ari koloni, Methodiste ibwiriza ubutumwa bwiza, Yego. Anglikani ni ubutumwa bwiza, Yego. Zion Temple ni ubutumwa bwiza, Restoration ni ubutumwa bwiza, sibyo? Betesida ni ubutumwa bwiza. Ariko kuki umwe yitwa umunyarunaka n'undi akitwa umunyarunaka? Bafite icyo badahuriraho. Icyo badahuriyeho ntibisobanuye ngo ni icyaha, ahubwo ni imyemerere ya nyir'ugushinga rya dini. Kandi bose barahurira kuri Kristo. Impanda izavuga ni imwe, ubatizo ni umwe, Mwuka Wera ni umwe, n'umubiri wa Kristo ni umwe, n'umusaraba nawo ni umwe. None niba bibaye bimwe, kuki umudivantiste yitwa umudive w'umunsi wa karindwi? Uwo munsi bigiriyeho iki?
ikibazo tujya twibaza niba ari ubukristo kubera iki urajya udusabira twebwe abanyabyaha kuri ubu n'igihe tuzapfira kandi igitambo cy'abanyabyaha cyarabonetse ngesengesha harimo ikosa harimo iki rega twe kujya dutorera tunabeshya abantu ukuri kutuzuye aba ari ikinyoma cyejejwe kandi narababwiye ngo umunyamwuka wayobye ayobya n'umunyabwenge wo mu isi umuntu wayobye mu iyobokamana ayobya n'uwo mwita umuhanga muri siyansi ngaha ho mbibabwiriye ko n'uyu munsi siyansi ntiragira imbaraga mu isi kuruta iyobokamana ntaryigira abantu bizera ibyo basenga ni benshi kuruta abasiyantifike imyemerere ya Buda abahindu yishyiraho ba musikirimu abayisilamu yishyiraho twebwe abarokore ushyiraho katolika ushyiraho abadivantisite ushyiraho abayehova n'ababiranamu imyemerere yabo akenshi ivuguruzanya na siyansi murakoze ariko tujya tubona n'amadini atemerera abavugabutumwa babo kuba bajya kubwiriza mu yandi madini ariko se urajya kubwiriza njyewe ayo madini ndayemera ni uburyo bwiza bwo gukaruma umuntu we impamvu nyemera niki niba ukereye idini ushaka inyungu niwemera ko umuntu asohoka azabona icyo wamuhishe yego azabona icyo wamuhishe wowe mufungirane aguma iwawe aguma azi ko ari wowe nyine ufite ibyiza sibyo kuko umwana urya ibya nyina gusa azi ko nyina ari uzi guteka ariko wavumbye ahandi azi ko ibirungo aramurekura asajye uburyo bwiza bwo kurera umuntu tujya dukunda kumva tenema ivuga ngo ibisambo byibisha Bibiliya nakibaza ngo ubundi umuntu afite Bibiliya yitwa igisambo kubera iki birashoboka ko Bibiliya nubwo ari inkota ikata bitewe nuko ikoreshejwe ni nk'icyuma twarabisobanuye ntabwo wafata icyuma ngo ukirambike ku runyanya gikata urunyanya gikenera umuntu gikoresha rero icyuma nubwo gikata urunyanya ushobora no kugitera umuntu agapfa kandi uwagikoze si cyo yagikoreraga ni kimwe na Bibiliya rero ntibereyeho gukoreshwa bateka imitwe ariko umutekamitwe yayifata kuko iri zina rya Kristo ryonyine niryo zina witirirwa ukaryiyitirira ritakuzirika kwihanganira niryo zina ryonyine wiyitirira ritakuzirika kwihanganira uziyita umupolisi cyangwa wiyita umusirikare ariko ubu Kristo nyiraryo arakureka isikaribyo wibisha Yesu ahari akakwihorera ko ijambo ry'Imana riravuga ngo ukibwira ko mpanye nawe ngo ariko byose nzabishyira imbere yawe ko bikurikirana bivuze ngo kuko barahari bibisha Bibiliya ntibazanashira bahozeho ko no muri Bibiliya hari abahari barogoye Yohana muri Efeso mu byahishuriye Yohana bitwa abanikolayiti abize teoloji baza bitwa abaginusu b'abaseretusi cyangwa b'abanikora ibyo byahozeho rwose tujya tubona abantu bazana amarisite kuri YouTube bavuga ati ngo aya ni amarisite y'abantu ngo ku rutonde rw'abantu ngo bibisha Bibiliya umuntu uzabona ari gusoma urutonde rw'abibisha Bibiliya ujye umenya ko bibye icyo nawe yari yavumbuye ashaka kwiba umuntu uzabona ari gutunga agatoki ngo runaka ni igisambo muri Bibiliya aba yakwibye imari nawe wabonye kare wari ugiye kwiba none abantu tukajya tubashira amakenga tujye tubatena konti none se ku murimo w'ivugabutumwa abakoze iki abagaragaje ibisambo abagaragaje ibisambo hanyuma bikarekeraho kwiba pastori muzehe wacu Imana imuha umugisha Ezira Mpyisi yaravuze ngo iyo umuntu yibye amafaranga mukamwirukankana ngo iyo Imana igiye gukiza ntikiza uwibwe ikiza uwibye kuko uwibwe bamutwaye ibintu naho uwibye we baramutwara ubugingo umuntu wese uzi ko bamwibiye kuri YouTube bamusaba amafaranga bagira bate ntacyo bamwibye
kuko batwaye ayo wari gutanga n'ubundi mu nzira nziza kuko we yatanze ubishaka, ahubwo uwo wakwibwe we yatakaje ubugingo kuko yaraguye ntabwo ari muzima. Aho kurira rero urira ibyo bakujyanye, waririra ubugingo bw'uwabigutwaye niba koko wumva uri muzima. N'ubundi wajyaga kuyatanga ku neza, ari ukuyatanga ku neza no kuyatanga bakwibye byose ni ukuyatanga. Yego, yaragiye nyine. Naho kuza ngo mwazanye inzandiko, ngo mwazanye inzandiko ngo z'abajura bibira kuri YouTube. Hari n'abantu babivuga wamureba ugasanga nawe afite indi ntego. Niba uri umubwirizabutumwa ukabona umuntu ukora ibyaha, uhawe ikiraka cyo kumusengera cyangwa kumusanga. Numusanga ntakumve, musengera hatareba. Naho kuvuga ngo uje kumushyira ku karubanda. Yesu yageze mu bigishwa bameze bate? Ba Yohana ntibari bene nkuba? Uzi intambara ya Yohana uyu wiswe Jean d'Amour? Yohana ukunda yabyitiwe iki se? Yabaye mu gituza cya Yesu kubera iki? Ntabwo ari urukundo Yohana yakundaga Yesu, ahubwo Yesu yamwiyegereje kuko yari we munyamahane warutaga abandi mu bigishwa. Yes. Burya Yohana yari mubi kuruta Yuda, kandi abantu bazi ko Yuda yibaga amaturo, Yuda ntabwo yayibaga. Yakoragamo mu gise cy'amafaranga ahwanye n'umunsi we. Yatwaraga amafaranga ajyanye n'umunsi. Akihemba. Ntago Yes, niyo mpamvu Yesu yamurekeye igiseke. Ikosa Yuda yakoze ni ukwiyahura. Petero yari muntu ki? Petero yari muntu ki? Yesu yarabaretse ajyana nabo, arinda ubwo bagera no mu gihe Petero aramubwira uti ariko ko twasize ibyacu n'abacu tukagukurikira, uzaduha iki? None se bisobanuye ko uyu muntu afite intego y'ibya Kristo, hari icyo ashaka kuri Yesu. Uwo nawe ni igisambo. Abaryaga igaburo se bagatekeraho bakima abakene, Pawulo akavuga ngo ushaka guhaga ajya iwabo. Uwo we yarinde. Ariko bose Yesu yarabihanganiye ku rugero rumwe. Icyo ni nacyo bita discipleship, ni ukurera umuntu akagera ku gihagararo cya Kristo. Kuko hari n'uwiba kuri YouTube atari igisambo mu bisanzwe, ari inzara aterwa n'abamutuma gusenga. Mwebwe mukamufata nk'igisambo, kandi iminsi ye yo gukora abasengera barayitwaye ntibanagira ubwenge bwo kumugaburira. Yarangiza ngo ibisambo. Banza umenye ngo umuntu wisi igisambo yibye iki, yibande yabigenje ate. Hari n'uwibira inzara twari dukwiriye kumugaburira, ya ngeso y'inzara ntimwatake. Nyamara tukazana uburyarya tugasengera abashonje, ntabo twasangiye nabo. Murakoze. Irakomeye. None se babihera kuri ku kintu cy'uko babaka ibitambo bakanabaca n'amafaranga mbere. Nta gitambo kindi kizabaho kitari Kristo. Igitambo, amategeko y'igitambo agendana n'amategeko y'abatambyi. Abatambyi bari mu byiciro vitari. Ntabwo umutambyi yabaga ari umwe gusa burya ku gicaniro. Habaga hari uboha ibitambo, hakaba ubyica ubishinja, hakaba n'umutambyi ubitamba. Mu byiciro bitatu hakaba igicaniro. Ibyo bitambo byose byashushanyaga Kristo. Kubu igicaniro kiriho uyu munsi ni umwuka weho uhora mu mibiri y'abamwizera. Kuko uyu munsi igicaniro cy'abamwizera ni Kristo, cy'abizera. Igitambo rero, amategeko y'igitambo kigomba kuba nta nenge, ugikuye mu ishyo ryawe. Sibyo? Noneho kabiri, icyo gitambo gitambwa ubwacyo kikagomba kuba wowe ubwawe gitambirwa, wemera ibyo kigiye gusimbura. Ko igitambo cyatambwaga mu mwanya w'abanyabyaha kugira ngo kijye gupfa. Noneho icyo gitambo ikirusha ibindi ku bitambo cyagombaga kuba kiva amaraso. Nta gitambo kitava amaraso. Nta gitambo kitava amaraso kibaho. Abantu bakunda kuvuga ngo Kayini yatuye injonjore, si cyo yazize. Ngo Abeli atura intama.
Kayini yazize gutanga amaturo mu mwanya w'igitambo. Imana yamusabye igitambo ajyana amaturo. Abeli ajyana igitambo mu mwanya w'igitambo. Amaraso yavuye niyo yasimbuye yari kumeneka ya Kayini. Hanyuma ya Abeli kuko nubundi ni ku gicaniro yarahamenetse kuko yarari kumwe n'ukiranirwa. Amaraso yamenetse ku gicaniro nubundi. Umwanya umwe abantu bazi ngo Abeli yararenganye. Yego. Ni filosofike ukuntu ariko iri biblike nubundi. Abeli waguye ku gicaniro ashushanya Kristo kuko icyo Yesu yazize niwe wenyine wemeraga kukizira, ariko mu ruhame rw'amategeko yari umwere. Na Abeli mu ruhame rw'amategeko ni umwere 100%, ariko atambye igitambo. Kandi ikindi, Abeli yatambye igitambo kitari rusange. Ko yatambye igitambo cyari bumukize wenyine, Kayini aramwica arokoka mu mwanya wa Abeli. Ruriya rupfu Abeli yapfuye rwari urwa Kayini. Ngo se burya nta gitambo kitava amaraso cyemerwa. Icyo Abisiraheli, icyo kwa Aburahamu, nicyo Abaheburayo bita Pascal Nyore, ni intama yabagiwe ku musozi Moriya. Ni Imana yayitanze. Kuko icyo rya Aburahamu ryari ryagawe kubera kuryamana na Hagari. none abari kubaka ibitambo ni abatambye, ariko bafite ukuntu nyine babihuza. Bamara kubihuza ugasanga bavuze ati ngo impamvu ngo bavuze ko na mwatsi 100 ese ubwo abantu babibwirwa n'iki katari yo mafaranga bamutanzeho igitambi kuzimu akaba ari yo mafaranga mwatsi? None se nawe wakangana nayikuzimu? None se reka iki kintu tugitekereze. Twebwe twaguzwe igiciro cyinshi kiruta iyo nsimbura, sinzi nabyita insimbura ki, bagutanzeho ikuzimu. Iyo umuntu yatanzweho amafaranga kugira ngo bakuroge cyangwa bakaroga amafaranga yawe, ndabyemera ko hari ituro ryo kwihumanura. Yesu yaribwiye ababembe aravuga ngo mugende mwiyereke umutambyi, muture n'ituro ryo kwihumanura nk'uko Mose yabitegetse. Ni Kristo ubivuze. Kandi iryo turo ntiritegekwa n'uri kugusengera, uribwirwa n'umwuka wowe uyobowe nawe, wowe nyiri ukubohoka. Naho aya maturo mutura mbere y'uko musengerwa yose agereranwa n'ituro Gihazi yarazaniye Elisa. Wariteguye ubembye, naryo rirabembye ntiryemewe. Nose niki cyatumye Elisa ataryemera? Namani yariteguye afite ibibembe, kandi umubembe ni ikizira mu Bisiraheli, n'imitekerereze yirabembye, n'ituro rirabembye, ntiwarizana ngo ryemerwe. Elisa aramubwiye ngo ntabwo dukiriza amaturo, genda. Iyo Namani agira ubwenge yari kuzaza kwitura cyangwa akongera kuri ya maturo yateganyije. Yego. Ntazana amwe yateguye abembye. Kandi ikindi cya kabiri, Namani yari umunyamahanga, ntiyagombaga guturira Imana ya Isiraheli amaturo ataratura kwa yizera. Rero nawe basaba ibitambo, ugatanga igitambo cyangwa ukazana amaturo utaremezwa n'umwuka, utarabohoka, utarasengerwa, ayo yari expirinze. Ituro ni iry'abakirisitu. Va kuri ibi ngibi amadini ababeshya, ntitwemera amapantaro, ntitwemera defiriza, ariko amaturo y'abambaye amapantaro tukayafata, amaturo y'abadefirije tukayafata. Izo ni inda nini. Ni gute umuntu mutasangira igaburo ryari ariko mukaba musangira igiseke? Ariko uzi umuntu mudasangiye igaburo wajya kubaka urusengero akagufasha kurwubaka? Turabashimiye, Imana ibaho umugisha, ngo ariko tugeze mu gihe cy'igaburo ryera, mwicaye mu rusengero yubatse, mube musohotse nyine kuko tudahuje kwizera. None se ubundi ko mudahuje kwizera yashyiragaho iki tafari?
ibi ni imitwe n'inda nini abantu bazana. Ituro ry'umuntu wasengewe aribwirizwa n'umutima ubohotse agatanga ituro, kandi deliverance isozwa naryo. Iyo uyikorewe nturitange iba ari igice. Yes, ni itegeko. deliverance isozwa n'ituro, kuko nabyo ni ukuramya. Abagutanze bararamije, nawe urasohoka uramye. Naho kuvuga ngo abantu baribisha Bibiliya, hari abantu biba batibye bakanyaga babanyaze. Exactly. Si ngombwa ko ibyo mbisobanura. Hari abantu biba batibye bakanyaga ababanyaze. Bishatse kuvuga iki? Rega mujye mwemera ko buri gihugu kigira kode yacyo. Nta n'igisirikare kitagira ururimi rwacyo. Murakoze. Hanyuma turi kugenda tugana ku musozi w'iki kiganiro. Ni iki kintu gishobora kuzabwira umuntu ko akeneye deliverance? Wigeze kutubwira ngo iyo ayikorewe nabi, iyo atashye ararota, cyangwa se ayikore n'umuntu utarukwiye arota nabi. Ese nta bindi bimenyetso wenda nakita ibikorwaho umuntu ashobora kwibonaho akamenya ko akeneye kubohoka cyangwa se akeneye deliverance? Mfita umuntu wese uremerewe yibuka ko yikoreye, n'umuntu wese wikoreye araremererwa. We impamvu baza ngo ni iki cyabwira umuntu ko ashaka gukorerwa deliverance ahari nuko utaboshye. Nta muntu ubohwa ngo abiyoberwa. Keretse wenda barakuroze ku rwego utubwenge ukaba utareba ibikuriho. Abakureberera barakwitangira bakagusengera, hanyuma igihe ugaruye ubwenge nawe ugasengerwa. Umuntu wese uboshye akeneye kubohorwa, of course. Yes. Yego. Nubuye butumwe mwagenera abantu badukurikiye kuri bujyanye n'insanganyamatsiko turimo kuganira? Umuntu wese uzakubwiriza ibyo kubohoka atakubwira gukira icyaha, umuhungire kure. Umuntu wese uzakubwira gukira icyaha ashaka kugikoresha, uwo ndagusengera no mu buzima nushaka ntuzongere guhura nawe. Kuko deliverance twabonye ko ishami ryayo rituma yera umuvumo ni icyaha. Umuntu utakubwirije gukizwa ngo akwereke inzira ukira mu icyaha agashaka kukigukoresha, ubwo urumva ari kugukiza? Ari kugusubiza mu bindi. Kabiri, umuntu kwaka amafaranga ngo abone ibyo akora, ngo uhaye ubutumwa ko ayo mafaranga ataraye, yashyira abarwayi basi. Kuko hari n'urugero umuntu ageramo akibohora ntawe umusengeye, ntawe. Exactly. Akibohora adasengewe. Urugero usabanamo n'Imana nirwo rugero Satani aguhungamo. Kuko uko wegera Imana Satani araguhunga. Ariko uko utakaza ibihe byo kubana kw'Imana nawe Satani arakwegera. Kuko iyo umuntu ari kuva mu mucyo ari kujya mu mwijima, ibyo birumvikana. Kandi iyo wahunze urumuri uba uri mu mwijima. Rero uko wegera Imana nirwo rugero rwo kubohokamo kwawe. Hari n'abantu bataboshye ariko bagira ingaruka mbi ya karande, bakenera inama badakenerwa deliverance. Uretse ko n'inama nayo ari deliverance mu byiciro byo kuyikorerwa. Umuntu arabanza akaganirizwa, akigishwa ijambo ry'Imana ribohora ubugingo, agasengerwa uburyo bwo kwimurwa. Baba baramutwaye umusatsi, kuyo batwaye umusatsi, ifoto, imyenda, niho wa muntu asigwa ku mubiri. Hanyuma y'ibyo ingaruka zabyo zitakugeraho, uba ukwiriye gusengerwa no kwatura ibyaha byawe byose, byaba ngombwa n'imirimo yawe mibi y'umuryango wawe ukayishyira ku karubanda, ukamena amabanga ya Satani. Ko abantu bazi indahiro z'abagirwa, barahiraga ikintu bagatuka umuntu wo mu muryango wabo wa bugufi, igitutsi ukuntu runaka. Abantu barabizi, abakuze cyangwa ababandwa baterekereye barabizi. Akamutuka uruntu runaka, gatuka nka nyirasenge cyangwa nde, uruntu runaka bikaba indahiro yo kuba umugirwa. Rero nawe iyo watura uba uri gusenya za ndahiro. None iyo ubishyira ku karubanda uba uri gusenya ya ndaro, cya gicaniro kiwanyu buri kugisenya. None iyo watura ibyaha uba uri guca akagozi bagukururiraho. Iyo usiga umubiri uba uri kubambura ya shusho yawe.
umukondo nababwiye ko ariho utandukanira nabo. Hanyuma iyo utanga ituro uba uri guhimbaza Imana ikubohoye mu cyimbo cy'iy'abandi baturiye amaturo, wowe utangira iyo uyobotse, ntabwo uritegekwa n'uwagusengeye. Ubutumwa si ubwo ntibwumvikanyira, Mwuka w'Imana bane namwe. Yego, Amen. murakoze cyane, turabashimiye. Yego, namwe Hagize saba umuntu umugisha. ufite ikibazo cyangwa se ufite comment runaka ashobora kubyandika muri comment, cyangwa se akaba yahamagara nimero ibiri kuri titre ku Mukanguzi. Yego, Iyo nimero nawe ushobora kuba wayihamagara. hari abantu nguce mu ijambo, hari abantu batwandikira message batatwibwiye. Nakubwiye ko sinanagusubiza. Wanditse hayi, iyo ni inyandiko y'umuntu utadufitiye umwanya, natwe ntawo tubona. Uranditse ngo ndaha naha mfite iki kibazo, izina ntitukuzi, ntiwivuze, uhise uvuga ibibazo byawe. Hari n'uwandika ngo sinshaka kukwibwira. Udashaka kutwibwira tuza, kuko gusenga si ugukina, ivugabutumwa siyo micezo, sibyo? Vugana n'umuntu wivuge, uduhe message, kandi uduhamagara akatubura, we kutwandikira udutuka. Waduhamagaye ufite umwanya wo kuduhamagara, watuze kuko tutari dufite wo kukwitaba. Kandi kuba tutari dufite wa mwanya si uko twagucumuyeho, ni uko tutari tukwiteguye. Wasiga ubutumwa butumwa igihe natwe tubohotse, tukubona tukamenya icyo washakaga, natwe tukavugana nawe. Ko hari n'umuntu umbwira ngo ubyuke saa 8 z'ijoro tuvugane ngo nibwo nzaba mvuye mu kazi, kandi ntarabibwira dogiteri umuvura. Ariko twebwe arabitubwira kuko nyine afite babanda atuma ku musozi yabahaye amafaranga. Ntabwo ariko twebwe dukora. Ntituboneka igihe mubohokeye, twe tuboneka igihe tubohotse. Kandi ntibibagushe. Ntibibagushe, Imana ibaha umugisha. Amen. Reka tubase mu musengera Imana. Adusenga n'Imana uboshye, uwo bakore deliverance kamugiraho ingaruka, uwagushijwe ngo n'abakwibye. Nukuri humura, abakwibye batwaye ubutunzi, hangana na Satani ushaka ubugingo kugira ngo abari bunesha. Naho iby'isi bajyanye byo, nukuri Imana igitanga inshumbusho, ariko kandi washakaga no kubitanga. Babarira bose, kandi kugira ngo ukiri igikomere umuhemu yaguteye, nuko babarira uwo muhemu, nibyo bigukiza icyo gikomere. Data wa twese uri mu ijuru, Imana y'imbaraga, ni wowe ujya umenya igitsinda umwijima utawuvugishije, umurikamo umucyo umwijima ugahunga mu mutima w'aba bene data, ku mubiri wabo, mu buzima, mu bugingo n'imibereho isanzwe. Umucyo wawe nurasemo, ingoyi za Satani zicike, imbaraga z'agakiza kawe zigaragare. Dusengeye umuntu urwaye indwara y'inkomoko ya karande, uriho mu buzima bubi bwa karande, tumubohoje imbaraga z'amaraso ya Kristo, kugira ngo ubuntu n'imbaraga by'agakiza k'Imana bibe kuri we none n'iteka ryose ku bwawe Yesu. Amen. Amen.